nongeye kubasuhuza bahaye ikaze abakunzi bacu kuri Kirabo TV mukomeze mugira ibihe byiza. Hari umusore watwandikiye mu gikari yatugisha inama aravuga ati musangize ubuhamya bwanjye kuri Kirabo TV n'abandi bakurikirana mu nce zitandukanye bamenye ibyabaye ku muryango wanjye. Aravuga ati hari imiryango imwe n'imwe yishanye amabanga kugeza naho habamo ibintu bikomeye ntubimenye kandi uba muri uwo muryango. Ati papa na mama namenye ko bavukana hari impanga, nkora iki mungira inama? Ati namenye ko mama na papa kari abavandimwe, ababyeyi banjye bagirana urukundo narabonaho, gusa nkaba ari njye mwana mukuru mu rugo, tuvuga turi abana batatu, abakobwa babiri nanjye muhungu wa gatatu. Byari mu gitondo nka saa 12 ngiye hanze numva papa na mama barimo gushwana, nyoberwa ibyabaye. Niwo munsi mu buzima bwanjye nari numvishe bashwana. Sinatabaye kuko numvaga baterana amagambo, binyanga mu nda. Ngiye kubatabara nyifata kuri serire ngiye gukingura, numva papa abwiye mama ati unjye wibuka ko turi abavandimwe, uri impanga yanjye ntidukwiye gushwana. Nyibyumva ndikanga cyane kuko numvaga bari seriye, ariko sinabikomeza. Ngiye kumva numva mama ahita avuga ngo si wowe wamfashe ku ngufu, se wari uyobewe ko tuvukana? Niho nahise menya ko bavukana, niho nahise menya ko papa mbereye marume. Ishyano ryatangiye kwa mu rugo, ntigeze nyingura, nahise nsubira inyuma ndabigumana. Gusa simbabeshye, mushiki wanjye nkurikira twari tumaze iminsi turyamana mu ibanga ababyeyi batabizi. Uko byaje twakuriye mu gipangu, na wundi mukobwa narinze mu maso yanjye. Abo twahuriraga ku ishuri mu rugo bahitaga baza kuducyura mu modoka. Sinigeze mbona umwanya wo gukundana. Mushiki wanjye niwe nigiyeho byose, nawe byaruko anyigiraho byose. None nakoze amahano nkuko mubizi, umwana agenda nka se kandi natunda rigwa kure y'igiti. Mushiki wanjye namuteye inda, amasano yise yirema mu muryango wacu kandi nta wundi muntu wo hanze ugiyemo. Tekereza nawe mushiki wanjye yabaye umugore wanjye, umwana tuzabyarana nzaba mubereye oncle icyarimwe, mubereye na se. Uwo mwana akaba n'umwuzukuru wa papa. Mbega ibintu! Hari ikintu nari nibagiye kubabwira. Uzi ko papa ambereye oncle akambera na data? Mbega ishyano ryagwiriye umuryango wacu. Muri urwo rusobe rw'ibibazo niho naje kwegera mama kuko niwe twumvikanaga cyane. Mubaza ni ibyo numvishe nibyo? Yigira nyoni nyinshi. Ndamubaza ni uri impanga ya papa? Yahise abinyemerera ambwira ko ari byo. Turaganira, ambwira byinshi, ambwira inzira byaciyemo, uburyo byabagendekeye kugira ngo baryamane baze no kutubyara bashinga urugo w'umuryango ukomeye. Nanjye narisanzuye ndamubwira ko nateye mushiki wanjye inda. Ahita avuga ati ibyo twakoze biradukurikiranye. Twahise dukora inama y'umuryango, njye na papa na mama n'abavandimwe banjye babiri tuvukana. Mama babwira ibyo yamenye, nanjye mbabwira ibyo namenye muri urwo rugendo rw'ibyaha twakoze by'umuryango wanjye twagiye ducamo. Sinari nzi ko hazavamo igitambo cy'ibyaha twakoze. Mezi yaje kwicuma, tuza kubyara umwana utuzuye. Nk'uko mubizi ibyaye ikibazo irakirigata. Twareze umwana wacu, ubu tuvugana agejeje imyaka 3. Umuryango wanjye wari wuzuye ibyishimo, twarishimye turiyunga, ubu turi umwe. Mumfashe mungira inama. Ubuzima bwanjye bwose nzabumarane na mushiki wanjye, dukomeze tubyarane kuko nk'uko bapapa babyaye bakabyara abandi bana nka babiri. Mumfashe mungira inama nimba nazashaka undi mugore cyangwa se nkagumana na mushiki wanjye. Muraba mukoze mungira inama. Nkabyumviye rero, ni umusore atugishije inama, mumugira inama muri komenti, azagenda tubimugezaho.
reka mbasabe ukande subscribe nimba utarabikora urabigize neza cyane. Mugire ibihe byiza, amahoro y'Imana aguma bane namwe. Turagaruka no mu zindi nkuru zitandukanye. Murakoze, mugire ibihe byiza. Nongeye kubasuhuza, bahaye ikaze abakunzi bacu kuri Kirabo TV. Mukomeze mugire ibihe byiza. Hari umusore watwandikiye mu gikari yatugisha inama, aravuga ati musangize ubuhamya bwanjye kuri Kirabo TV n'abandi bakurikirana mu nce zitandukanye bamenye ibyabaye ku muryango wanjye. Aravuga ati hari imiryango imwe n'imwe yishanye amabanga kugeza naho habamo ibintu bikomeye ntubimenye kandi uba muri uwo muryango. Ati papa na mama namenye ko bavukana hari impanga, nkora iki? Mungira inama. Ati namenye ko mama na papa kari abavandimwe, ababyeyi banjye bagirana urukundo narabonaho, gusa nkaba ari njye mwana mukuru mu rugo, tuvuga turi abana batatu, abakobwa babiri nanjye muhungu wa gatatu. Byari mu gitondo nka saa 12 ngiye hanze numva papa na mama barimo gushwana, nyoberwa ibyabaye. Niwo munsi mu buzima bwanjye nari numvishe bashwana. Sinatabaye kuko numvaga baterana amagambo, binyanga mu nda. Ngiye kubatabara nyifata kuri serire ngiye gukingura, numva papa abwiye mama ati ujye wibuka ko turi abavandimwe, uri impanga yanjye ntidukwiye gushwana. Nyibyumva ndikanga cyane kuko numvaga bari seriye, ariko sinabikomeza. Ngiye kumva numva mama ahita avuga ngo si wowe wamfashe ku ngufu, se wari uyobewe ko tuvukana? Niho nahise menya ko bavukana, niho nahise menya ko papa mbereye marume. Ishyano ryatangiye kwa mu rugo, sinigeze nyingura, nahise nsubira inyuma ndabigumana. Gusa simbabeshye, mushiki wanjye unkurikira twari tumaze iminsi turyamana mu ibanga, ababyeyi batabizi. Uko byaje twakuriye mu gipangu, na wundi mukobwa narinze mu maso yanjye. Abo twahuriraga ku ishuri mu rugo bahitaga baza kuducyura mu modoka. Sinigeze mbona umwanya wo gukundana. Mushiki wanjye niwe nigiyeho byose, nawe byaruko anyigiraho byose. None nakoze amahano nkuko mubizi, umwana agenda nka se kandi natunda arigwa kure y'igiti. Mushiki wanjye namuteye inda, amasano yahise yirema mu muryango wacu kandi nta wundi muntu wo hanze ugiyemo. Tekereza nawe mushiki wanjye yabaye umugore wanjye, umwana tuzabyarana nzaba mubereye onkiri icyarimwe, mubereye na se. Uwo mwana akaba n'umwuzukuru wa papa. Mbega ibintu! Hari ikintu nari nibagiye kubabwira. Uzi ko papa ambereye onkiri akambera na data? Mbega ishyano ryagwiriye umuryango wacu. Muri urwo rusobe rw'ibibazo niho naje kwegera mama kuko niwe twumvikanaga cyane. Mubaza ni ibyo numvishe nibyo? Yigira nyoni nyinshi. Ndamubaza ni uri impanga ya papa? Yahise abinyemerera, ambwira ko ari byo. Turaganira, ambwira byinshi, ambwira inzira byaciyemo, uburyo byabagendekeye kugira ngo baryamane baze no kutubyara, bashinga urugo w'umuryango ukomeye. Nanjye narisanzuye ndamubwira ko nateye mushiki wanjye inda. Ahita avuga ati ibyo twakoze biradukurikiranye. Twahise dukora inama y'umuryango, njye na papa na mama n'abavandimwe banjye babiri tuvukana. Mama babwira ibyo yamenye, nanjye mbabwira ibyo namenye muri urwo rugendo rw'ibyaha twakoze by'umuryango wanjye twagiye ducamo. Sinari nzi ko hazavamo igitambo cy'ibyaha twakoze. Mezi yaje kwicuma, tuza kubyara umwana utuzuye. Nk'uko mubizi ibyaye ikibazo irakirigata. Twareze umwana wacu, ubu tuvugana agejeje imyaka 3. Umuryango wanjye wari wuzuye ibyishimo, twarishimye turiyunga, ubu turi umwe. Mumfashe mungire inama, ubuzima bwanjye bwose nzabumarane na mushiki wanjye, dukomeze tubyarane kuko nk'uko bapapa babyaye bakabyara abandi bana nka babiri. Mumfashe mungire inama nimba nazashoka undi mugore cyangwa se nkagumana na mushiki wanjye. Muraba mukoze, mungire inama. Mwabyumviye rero, ni umusore atugishije inama. Mumugire inama muri komenti, azagenda tubimugezaho.
reka mbasabe ukande subscribe nimba utarabikora urabigize neza cyane. Mugire ibihe byiza, amahoro y'Imana aguma abane namwe. Turagaruka no mu zindi nkuru zitandukanye. Murakoze, mugire ibihe byiza.